Mwitegure yuko amarira y'imfubyi agomba kubakoraho atazabasiga amahoro, kandi iminsi y'umujura aho iva ikagera iba ari 40 ibibazo. Umuntu aza mu mihanda bamuvuga ikintu njye ndakijijwe, ntacira ntamira, akirirwa nihaba aranyanga ntibankunda. Mwa bantu mwe, niba wirirwa kuri za social medias uhuruza uhamagara abantu, mumpe amafaranga dufasha aba, mumpe amafaranga twubakira uyu, tugaburire imfubyi, tugarure abapfakazi, ukaba uzi neza ko ayo mafaranga baguha, ugenda ukiguramo ibitenge byiza, ukiguramo amaribaya meza, ukiguramo amabaze meza y'ibitangaza, warangiza ukifotoreza ku bana bababaye, abo mu mihanda, bari ahantu nyine mu buzima bubi, ukaba ugira ngo ushimwe na rubanda rukureba. Umenye yuko ibyo bintu imbere y'Imana ari icyaha, umenye yuko ibyo bintu ari umuvumo, kandi umenye yuko ibyo bintu bitarangira mu mahoro. Ibyo bintu biragukurikirana kandi bigomba kugera gute kukurundura, kandi ntushobora kurangira neza aho uba wicaye, ujye ubimenya. Ibi mbivuze bitewe n'inkuru y'umuntu witwa Pastor Mutesi. Murabizi ko ntajya avuga inkuru nyinshi, ninde uri kuvugwa mu bagabo, rwose turamukunda, nta kintu adutwaye. Ibyo yavugwa byose bijyanye n'abagabo, ni umuntu afite umubiri, ni umuntu aracyari mutoya, ibyo bamuvuga byose n'ariya amajwi bira nta kintu biba bivuze, ariya amajwi yo no kuyahimba birashoboka. Nta kintu kirimo aho ngaho gitangaza cy'agashya. Ariko inkuru iri kuvugwa, Mutesi kwa kundi akunze kujya kuri channel akavuga ibintu byinshi, buriya mugore rwose ni igitangaza, agira igikundiro. Mutesi arakugendera ahantu mu cyaro, ahaye abantu sheke, famiye ayihereza sheke itazigamiwe, yewe itariho na sinyatire. Mwa bantu ibyo bintu niba mutabizi neza barabifungira. Ufashe tike yawe, ufashe umu YouTuber, mufashe essence mukubise mu modoka, muragiye hejuru sikama, hejuru tekamitwe. Ibyo bintu Imana irabireba, abo mu bikorera barabireba, leta irabireba. Nimwe mujya mutuma rero leta ibona ibintu nk'ibyo ngibyo, kandi bikozwe n'abita abakozi b'Imana, ikabona ibintu. Niba umuntu ari gukora ikintu wenyine cyo gusikaminga abantu nk'abo, urumva urusengero rubikoze rwakora ikingano te? Bafunga insengero mugatangira kuvuga ngo batubuza amahoro, ngo batubuza uburyo. Mwebwe muba mworoshya bitwa abakozi b'Imana. Uwo ni Mutesi wabashije abantu bamenye. Uramukurikiranye ibya ziriya nsengero bafunze nazo, mwakumirwa. Mu nsengero nyinshi haberagamo ibintu bidasanzwe, haberagamo ibintu umuntu adashobora kumenya ibyo ari byo. Abita abapasiteri bakagenda hariya bagakora ama live mu rusengero, bagashyiraho ngaho ibiseke ngo barashaka gufasha umuntu, bakikunkumura, akavuga ibintu byinshi. Mu by'ukuri ayo batuye ntabwo turi buze kuyamenya. Hari abatuye bari mu rusengero, hari n'abatuye bari hanze, ngo bagiye gufasha umuntu. Batuye 5,000,000, uwo muntu barajya bamugura umufuka w'umuceri, bamuguriye igitoki, bamugurira akawunga, bamuguriye amavuta yo kurya, muri 5,000,000 bamuhaye n'amafaranga atageze mu 500,000, barangiza bakifotoza bakizamukira. Ibyo bintu byose mutagira ngo leta ni injiji, mutagira ngo abantu bakurikirana ibintu nk'ibyo nta bwenge bafite. Ibyo byose leta irabireba, mwayigize injiji, ariko ibibarusha ubwenge. Ibyo ni ibintu byagiye bikorwa n'insengero nyinshi. Urusengero ruravutse rurimo abantu 50. Murabizi neza yuko gukora live ni ibintu bisanzwe, gusenga abantu bose isi yose gukurikiye ni ibintu bisanzwe. Mukirirwa mukora ibintu byo gusikaminga abantu, mukagira ngo ijisho rya leta ntiribareba. Mwarangiza mukavuga ngo leta ngo yafunze insengero. Wowe ubwawe wa mupasiteri we wirebye, suzi ibintu byinshi wagiye ukora leta ahubwo itigeze ivumbura, ahubwo ibivumbura ubu ngubu ntuba uri muri gereza, nubwo ko leta ari umubyeyi we yagize impuhwe. Na Mutesi rero uriya yadutengushye, yatubabaje. Iriya ni imyaku, iriya ni imivumo muba mwikururira, biriya bintu byose muba mukora ni mwebwe mutuma habaho ingamba zikakaye, mwarangiza mukavuga ngo ibintu byakomeye. Nimwe muba mwatumye bikomezwa. Ni gute umuntu nka Mutesi uzi ubwenge, wize, uriya mugore ni civilize, mutamubona ko mwa abantu mwe? Uriya mugore yarize, azi ikintu bisobanuye gutanga sheke itazigamiye icyo bivuze, azi ikintu bisobanuye gutanga sheke itagira signature icyo bisobanuye,
arifashe akoze urugendo ruva ahantu runaka bagiye ahantu mu cyaro, baturutse i Kigali baragiye bahereje umusaza cyangwa famiye sheke itazigamiwe itariho sinyatire. Umusaza arangije aje i Kigali kubikuza amafaranga s'il vous plaît. Wumve ko nabwo yakoresheje tike, arajeje kubikuza, agezeyo banke, abakozi ba banke baramureba baratangara, baravuga ati uyu musaza ubwo ntabwo tuzi ibintu arimo, arakugendeye ngo sheke iriho amayero, nta sinyatire, nta. Iyo ni imivumo mwamwikururira, ibyo ntiwamwikora ntabwo biba bizabahira. Ikindi gikurikiyeho mwabikora mwagira, ntabwo ari ibintu biba bizaramba, kuko n'umuyutuber mwajyanye ubwe ni umufatanyacyaha, buriya nibagufunga nawe ntagomba gusigara. Murifotoje, mwohereje amafoto abadiaspora babahaye amafaranga, mwohereje isi yose aho amafaranga aba yaturutse imihanda yose, ngo twafashije umuntu, nta n'ibihumbi 10 mumuhaye, ubwo mwiriwe mumutesha umutwe, mumutesheje amasaha yiwe yagombaga kujya kwihingira no gushaka ibimutunga, ngo aje i Kigali. Mu diaspora aho uva ukagera, nimuzajya mubona umuntu bashaka kujya kuvuga ngo bagiye kumufasha, mujye mumenya nimero ze, muzamukurikirane bucece, mumenye ibiba, mumenye uburyo ki afashwamo. Buriya umuntu witwa Pastor Theogene niwe wafashaga abantu mu buryo abantu bose babonaga yuko byibuza buri kiriya. Niba yarishyuriye abana amashuri, ibyo ni ibintu twabonye. Brian niba yishyura abana amashuri, n'uyu munsi turabibona. Ntabwo ziriya nkweto ba Irene bamuha cyangwa se ari amafaranga ya Minerval n'amakayi, ntabwo agenda ngo abitereke iwe, yarabitangaga tukabibona. Nawe ni umuntu yasikaminga, ariko urwo ni urugero rw'abantu mbasha kugira gute kuba nzi babikoraga. Ariko buriya Mutesi wadutengushye, abantu bagukunda bahora bakudefanda, wadusebeje, ntabwo wari ukwiye gukora ibintu nka biriya, wabeza ukabitangaho umucyo, waza ukivugira ibyo ubonye. Niba uzi ko nta account y'amayero ugira muri banke, niba uzi ko ibyo bintu bidasinye, niba uzi ko ayo mayero ntayo wari ufite, wajyaga guhereza iriya famiye iriya sheke ugambiriye iki? Wajyaga gutanga iriya sheke ushaka iki? Ikibyihishe inyuma rero, RIB nikurikirana ibyo ari buze kumenya, n'ibindi byose wirirwamo, wica uvuga ngo urafasha abantu, wica uvuga ngo umuryango ngo ufite ngo ufasha abantu, ngo icyitwa ngo gira neza ngo gifasha abantu. Ni ukubona abantu bagenda muri iyi mihanda, ariko umubajije ngo utunzwe n'iki, ntashobora kukubwira ngo uko mpagaze uko nguha akazi nkora niko kantunze. Kumbe hari ukuntu birirwa bavuga ngo barafasha, icyitwa gufasha, ibyo bagombaga gufasha izo mfubyi n'abapfakazi cyangwa se n'abandi batishoboye mu bundi buryo, akaba ari byo birirwa bifurahishamo, akaba ari byo birirwa bigiramwo beza, akaba ari byo baguramo amamodoka, akaba ari byo bubakamwo amazu. Abantu bakugira icyizere, ariko wowe urabatengushye. Abantu baguhaye amafaranga ngo ujye gufasha abantu, wowe amafaranga uyakoresheje ibyo ushaka. Nk'ubwo Mutesi niba yaranditse amafaranga 540 amayero, urumva ni hafi amayero 500 ni menshi, ugenda gushyika ahari muri miliyoni. Uri kumva? Wambwira ngo niba ayo mayero nta yari ariho, wambwira ngo yapfuye kuyandika gusa, ntabwo ayo mayero yayahawe? Niba se ntayo basanze ari kuri konti, wambwira ngo amafaranga uwitwa Pastor Mutesi yashyize? Ikimbabaza ni uko bikorwa n'abayita amatitre runaka, ngo ni pastor, ni bishop, na apostle. Mw'abantu mwe niba mwikunda, mukizwe, mureke kwirirwa murya amafaranga ya rubanda mutazayakoza ibyo babatumye, kuko ijisho ry'Imana rirabareba, kandi imivumo igomba ibazeho. Si twe dutanga amahoro n'umugisha, ariko mumenye ko ibintu mwirirwa mukora imfubyi n'abapfakazi hanze aha, mukabeshya ngo mugiye kuzifasha, mumenye yuko bitazabahira, ntabwo bizabagwa amahoro. Mwiga kurya ibyo mwakoreye, ibyo mutumwe. Niba umuntu agutumye, ubutumwa bwe ubugeze aho yagutumye, kuko aba yakwizeye. Wimutenguha. Buriya Mutesi uradutengushye, ntabwo tuzi ukuri kwabyo neza, ariko ugomba gutanga umucyo kuri ibi bintu, ukareka kujagaraza abantu mu mutwe, kuko niba uri pasiteri ugomba kwera imbuto zitandukanye n'iz'abandi. Uri umuntu yego, ariko ugomba kwera imbuto zitandukanye n'iz'abandi. Niba kuko iyo sheke warayitazi itazigamiwe, uzi usobanuye impamvu n'icyabiguteye, kandi ayo mayero niba waragombaga kuyatanga uyahereza uwo musaza.